amara nawe umwana mwiza nubwo mbona ubitekerejeho cyane. Niyumvira nkabitirica Ego ko na siporo. Akanika gusaza gute wajya ugerageza ukiyakira. Yes we. Umeze ute? Amakuru Ni meza. shara hamuruga se shamana we agakumva bisha ndishimye ntabwo uri kubura Urashimye cyane se none. ndishimye nyine Ibyishimo biteye. umva reka nicarire umva ndishimye nta kintu cy'ingenzi mu buzima ndi kwegera Ikihe? ndasa n'uri kwegera zahabu ntabizi ngeze kure ncukura uri kubyumva uyu munsi nawe inshuti n'umuntu Uwuhe? Mana we ntabwo wabyumva nawe inshuti n'umuntu Akira ntabwo uze mfashe. kunkira Banza umbwire. umva Jack uramuzi Jackie. wundi nigeze kukubwira nakunze Ndamwibutse. twabaye inshuti rero Nabaye inshuti ntubihereye. namusabye ko twaba inshuti kandi yabinyemereye mbese wabyumva ute ntabwo wishimye Numva shabirantunguye cyane. nari bagutungure se nzagutungura n'ibindi bizaza Subi. Yakwemeye nyine ko muba inshuti. cyane cyane utuye inshuti nawe Kugeza ibyo kubyumva neza. Ubuse mwabaye inshuti bihereye ku kigo. barashaka ahubwo ngiye kujya musura buri gihe ngiye kujya musura buri gihe ariko Urishimye cyane pe. umutima wanjye urawutwara mbese birira uwawe wowe nturamugeza ku cyumba Ntabwo byaba ahubwo ukababwira buri kintu urumva agasupuраyizi iyi ni surprise ubonye wahanike. Ntibishoboka. Ntabwo nshobora icyo ushaka kumbabariza umutima n'ibintu mba mukorera ntabwo ubona ko ugiye gukunda njyewe nike sinshobora gukunda John. Ntabwo byabaho. urambabaje cyane urambabaje uzi ukuntu mba nagutekerejeho inshuro zose warangiza ukankorera ibintu nk'ibyo ntabwo ngewe nabyemera umva wankunda utankunda ngewe nzakomeza ngukure kandi n'ubu ngewe rwose mbabarira basi sibyo Wapi ntabwo bishobora. Kabone niyo wazana Imana eshatu turabizi ko habaho Imana imwe ntibishobora gukunda. utabyumva Njyewe nkukunda. Njyewe nike. uzaturi ku mutima se kugira ngo umenye Uzaturika kuko kuri njyewe ntacyo bimaze wankunda utankunda sinshobora kugukunda rimwe na rimwe. wankunda nanjye utankunda rwose ngewe ntabwo wambuza kugukunda ngewe ntabwo wambuza kugukunda ushaka utumve ubyitaho ubijya muri uyu mutwe wawe n'umutima wawe rwose ngewe ndagukunda cyane Uribeshya cyane ntabwo ushobora gukunda. Wayobye inzira uzashakisha inzira yawe kuko iyanjye ntabwo. ubwira ngo rwose ntabwo bishoboka kuko ugiye nanahita Kabone niyo wamanura ijuru uko byagenda kose. ntabwo Njyewe ntabwo umukobwa wo mu kirere ani akunda. basi reka nkwereke Kirazira kikaziririza. genda kugira ngo Ningu jamara
ni kari warakinguye. kuza kubisura byose kugira ngo si ikirori kumane yanjye byose ibintu bisanzwe bisuye kuba hano wenyine haba habasha shamba ndi hano njyenyine sinabwo ubona ko irungu ryanyishije nyine bambibona ariko ako wagira ngo hari undi muntu muri muri kumwe so nta muntu twari turi kumwe nawe guca inzara yego aha mama niwe yiturije kare kare yicaye hano amakuru cyane ntabwo ubizi yego ufite inkuru ubundi mu byishimo bitaba kagira inkuru rwa ruhanya rw'urukobwa rugiye kujya kwiga siyese urumva amahirwe ari gusebya umwana agiye kuwanjye rero numva wishimye yego ko mani yanjye agiye kugenda nzamuherekeza mani yanjye sinzi ikintu nzamukorera nzamuherekeza mu ati yaho amashuri yawe yari kuzarangira nka nyuma y'imyaka 70 ako sarabizi ubundi ko arabizi ko umukunda umutipe umwe muri babiri ntabwo abizi urumva nabimubwira ntabwo nabimubwira rwose ntabwo nabimubwira ariko Jack agiye kuwanjye azagenda ryari mana we nimba azagenda next week simbi cyakoze biranshimishije kuba Jack agiye kuba wawe wenda ntabwo uzi mane ntabwo uzi ibyishimo mfite ntabwo ubizi baje bisigaye ndumva ari icyayi cyawe se nawe bizakemuka kubera imana sha nese ko ngenda nta n'ikintu nzi aho Jack ndikumva namuhamagara nditwumva yatabo wanjye aka kanya ariko cyakoze pe kuba nyine nsoje umuhigo wo kuza kugusura nabyo biri mu bintu binshimishije urakoze cyane no byakwitiraho no kumva story zawe nishimye nzakumva uburyo nishimye njyewe ese ubwo wowe urabivuga urabizi akabandi nawe bizakemuka none se kumva mbona uri mu rugo ukeye bite ntabwo nkesobanura atari ibintu bisanzwe nimba kuko uwo musita agiye kugenda gerageza uhateke indi mbo bundi nyine nawe n'ubu mwana sibyo ese tuvuge ko wanyubagiwe ntubizi se ko ushaka inka ryama hari gerageza uhake umwana keke ushaka kuba waranyubagiwe nisiga bite none bimaze iminsi nakubona ibibazo ahantu wagiye ahubwo se kutabitse kuza kudusura mwana nyine ku mpamvu z'akazi nta mwanya nari mperuka kubona hagiye uratwanga amakuru y'uko bajya kujya ku ishuri se urayazi ndayumva gutya ariko ntabwo nabashije wenda kumva neza niba ari byo ariko gusa narayumvishije nyumva gutya ari ibirushe kanini n'isi andi makuru amakuru nyine nari bimugo n'isi wari waragiye ko nari narakubuze njyewe muri yese nari mara ariko njyewe bandi mu rugo bari kurira match bandi kumwe na bashiki banje njyewe nari maze igihe narakubuze nibaza ahantu wagiye sometimes ngenda kubaza na mama uri cyangwa mba nibereye mu rugo ariko wenda ntago aheruka kuza kudusura niyo mpamvu nyine utambonaga yesa ni none se Anike ntabwo yigeze akubwira ko nzi gushaka Anike njye nyine menyere kuza nyine kudusura mu rugo tukaganira n'ababyeyi na bashiki banje nyine naragushakaga wowe by'umwihariko njyewe wenda ntabwo wambuze nari ndi muri match iyo nari muri match banibere muri sport none se siko ndi umu sportif man rero Edi urabona yigeze guca hano nyine aransha bakundana shangabona ni byiza niba se nyine hari abantu bari mu rukundo batabeshanye bari neza nyine sibyo ko twese naga ko tubona amahirwe yo gukunda cyangwa tugakunda nese Edi ufite umukunzi yewe nawe fite hawe wiki yewe basi uramushaka muri plan ndi gushyira imbere yanjye iyo projet iracyari kure to nagerageza wenda nimbona uwo mutima wanjye yishimiye nzamukunda ariko ngo ntabwo nise kubera iki kandi muri uwo musore mwiza kubwa bose bakifuza nyine ni cyagiye kitaragera wenda no gufiringa ibintu bitaranza mu muntu maze ndebye mama ari umuntu utabishaka
ariko wowe urabikwiriye uba ukeneye umukobwa ukwitaho aguha amakeya nyine mu gihe nzamukeneye bindimo n'ubu uramukeneye ubu n'ubu uramukeneye ahubwo ni uko ubyirengagiza sha wapi ntabwo nakubeshya ninya nziza noneho uraseka amasaro agasesa nyumvira none ibyo utangiye nawe cyakaza hahirwa umukobwa nyine muzakunda naho sikebe nandi bamwana we nubwo wamuha umwana wawe mbona namubeshya ntabwo eguko ntabwo ubu ngubu byari bwanze moto ese njyewe nyine bose weho subwo weho aha sha sinzi ubwo se hanyuma se umwe mukundana bikagenda ute nta muntu dufite dukundana ntabwo umukobwa umeze nkawe yabura umuntu bakundana wenda ashobora kutabona uwo yifuza ariko kumubura we yamubura abo ntose mwana umfase igitondo cyo tuze kujyana siporo ibintu bya siporo igihe ntabwo njya mbishobora ubuse nanjye kuganira kubera ni siporo nagaruka urazi ejo bundi ba kiti na mimi nyine bari bambwiye ngo batembereye nyine bijyana n'aba boyfriend babo nyine ubuse sinakwifashisha ariko basi utari boyfriend wanjye basi tugapfa gusohokana tujyana he nyine rebye nyine nawe ntabwo uri umwana usa ahantu wasohotse nzi tusohokana njye nawe se imari zijishe ubundi tusohokana gute se abantu bazajya ku Gisenyi byose numvaga nyine nifuzaga ko igihe twajyana uburyo bwo kurera maze igihe nyine mbona nawe uri byiza cyane mwana sinzi kabisa amara n'ushaka nese mwana urimo urandengeza ugaca hirya umvase uri kundengeza ugaca hirya ko nabwo ngo ejo tuzajyana siporo na ba mimi na ba nike nyine abantu ba karitsiye bose nyine ejo tuba dufite siporo rusange nyine ko numva uri kungora cyane ntabwo ndi kugora gerageza mwanya wumva ibyo ndi kugusaba kandi nyine nkorera umuti nyine w'umuntu waba usebeje pe bitewe n'ukuntu niyemeye pasisi none se nige muntu wabonye wasohokana nuko nari nabiyemeyeho nyine nyine wabiyemeye ariko ntabwo wabiyemeye bavuga ko ari igihe babwira ko ari igihe none ndakubona ngahita ntangira gukora ifoto y'imeze ite se twagiye nyine ku mazi tugoye cyumva ni igihe gusohoka njye nawe se ku mana we ese uko bimaze kugenda ariko ni byiza ko bagiye kugenda Jack nzamuhera yibuka nzakora iki kugira ngo atume anyemerere ko nawe ukundana nawe koko ariko nzakora buri kimwe kugira ubwoba Kiti reka kugira ubwoba ese ubu Jack aza mu mahirwe kuko nkundana nawe kambyizeye ko bizaba ariko sinzi ukuntu nzabigenza